mama wanjye ni umumama ukomeye cyane, ni umumama ufite umutima ukomeye cyane, ariko mbere na mbere ikintu cya mbere navuga gikomeye cyane ni umutima wo kuvuga ubutumwa cyane. Mama ari ikintu ndibabwira wenda cyajyaga kinera isoni, kera twajyaga gusura ko kundi mwagiye muri visite nari nyiri umwana, tukava hano tukajya nk'Ibutare turi muri bus, ubwo tukajyana na mama, nkajya kubona imodoka igezemo hagati, mama arahagurutse atangiye kubwiriza ubutumwa, numva nahita nihisha munsi y'intebe, ntibambone, ariko mama wanjye ahantu hose agiye avuga ubutumwa. Ariko noneho ndi gukura nibwo nagiye mbona ukuntu mama nyine ari umugore wegerera Imana cyane, umugore usenga ufata umwanya munini agasenga, bimwigiraho kandi byarafashe cyane. Icya kabiri nigiye kuri mama ni ukwihangana, ni umugore wihangana uri strong. Icya gatatu namwigiyeho imico myiza, kubana neza n'abantu, gukundana no kuba abantu. Ibyo ni byo bintu bitatu navuga cyane nigiye kuri mama. Nimwumve tuvuga abamama bacu neza, hari ababyeyi batabaye ababyeyi beza, si uko ababaye abused iyo bumva tubavuga neza bavuga ngo bumva bya bintu rero nabo baratangiye kubera ibikomere byawe. Ndakwinginze, kubera ko umubyeyi ashobora kuba yarabaye gito ariho arababyuzinga ariko yabaye abused. Ni shoti dushaka igarutse, twongeye kubakira. Amahoro y'Imana abane namwe, turabakunda. Twongeye kugaruka mu kiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro kidasanzwe, Happy Mother's Day ku babyeyi n'abamama bose, abakobwa, abagore. Uriya mu mukobwa haba yishemo umubyeyi, umukobwa wese aba yishemo umubyeyi. Iyo tuvuze ngo umunsi w'abategarugori, baramusuye umunsi w'abategarugori, haba harimo n'abakobwa buryo, kuko nabo baba bazaba abadamu. Byahereye muri Jardin d'Eden, Imana irema Eve yari bizi ko azavamo umugore akavamo n'umubyeyi. Rero tubifurije umunsi mwiza w'ababyeyi. Tugiye kuganira n'abantu badasanzwe uyu munsi, twabatumiriye mu kiganiro cyo kwifuriza ababyeyi umunsi mwiza w'ababyeyi, no kugira ngo dusangire, twongere kwibutsanya imbaraga ziri mu mubyeyi, imbaraga ziri mu mugore ariko ziri no mu mubyeyi urebwa, umubyeyi urebwa, umubyeyi utarebwa n'abo mu rugo rwe gusa, ahubwo umubyeyi wa quartier, umubyeyi wa famille, umubyeyi w'urusengero, umubyeyi w'igihugu. Rero nibyo tuje kubaganirizaho uyu munsi, tugiye gusharinga, tugiye gupartaja ama experience yacu atandukanye, kugira ngo wowe warucitse intege wongere wumve ko hakiri izindi mbaraga, wongere wumve ko utari wenyine, nawe ushobora kubishobora kandi ukabigeraho. Nubwo waba uri mu kibazo kimeze gute, Imana nidushoboza muri byose. Ndahera iburyo bwanjye, Pastor twibwire wenda hari abatubonye bya mbere. Amen. Urakoze cyane mu Marlene. Nitwa Pastor Deborah, nkaba ndi umubyeyi ufite abana benshi, ariko navuga ndashatse, mumbabarire nkunda kubivuga, nkaba mfite umugabo umwe ntakodesheje kandi ntanabona mwatse. Ndashima Imana, ndashima Imana no kuba mwizewe mu bamama benshi bari hano muri Edmonton, bafite inararibonye, bakuze kundusha, ariko mukaba mwahisemo Imana y'ijuru bamuvugisha. Amen. Kandi kukizeho. Nanjye nitwa Jeannette, ariko bakunze kunyita mama Jeannette, bashyizeho umumama. Nanjye ndi umumama w'abana, nanjye ndashatse. Ndashima cyane mama Arlette kuba wongeye kutugira icyizere kugira ngo tugaruke tuganire ku mutegarugori. Umutegarugori afite uruhare rukomeye cyane muri society. Nuko rero turashima rero ko mwongeye kutugira icyizere kugira ngo tuze gusangira namwe ibyo twahawe natwe n'ababyeyi bacu. Amen. Reka njye n'ibumoso bwanjye, karibu. Nanjye nitwa Shanice, nkaba nkiri umukobwa, ntabwo ndubaka, ariko ndishimye kuba banyubahiriza hano. Nkaba tugiye kuvuga ku kiganiro cy'ababyeyi, abamama, kandi I'm honored kuba aje umukobwa bafashe muri Edmonton, nkaza kubaserukira, so thank you. Turarangiza kuri Pastor wacu. Ku musore uriya wenyine,
muraho nongeye kubasuhuza cyane ndi umukunzi wa Chef to Shape kandi nkaba nanjye ndi produit y'umugore humanité yose ni produit y'umugore twese niho tuva so nishimye cyane kuba ahangaha kandi happy Mother's Day ku bagore bose ndi wa nyuma mu bana umunani njye wa nyuma rero aba sisters banjye bafite abana nabo ni abamama na mama wanjye wandeze yandeze neza so ndashima Imana cyane kubw'uyu munsi. Thank you. Mbega ibintu byiza tuba tujya mu kiganiro kigarushye kumva ndi excited yo kumva ibigiye kubabamo niyo mpamvu natumiye ababyeyi ndariza agatumira n'urubyiruko kugira ngo dusharinge experience zitandukanye bashaka guhera kuri bucura bwacu turimo hano ku mutoyo turimo hano sinzi impamvu adusharinga akantu gatoya waba wibukira kuri mama wawe aracyariho ariko akantu waba waramwigiyeho keza kakakuguma ahantu ukumva karakubatse karagufashije. Ikintu cya mbere nigiye kuri mama yanyigishije gukunda Imana rero nigiyeho gusoma Bible nyine ni umugore ukomeye ni umugore w'intwari ni umugore usenga cyane ariko nkiri umwana ntabwo nabibonaga nabona nyine koze nigaga muri interna ariko nkabona nyine mama muri vacances ariko noneho ndi gukura nibwo nagiye mbona ukuntu mama nyine ari umugore wegerera Imana cyane umugore usenga ufata umwanya munini agasenga bimwigiraho kandi byarafashe cyane. Icya kabiri nigiye kuri mama ni ukwihangana ni umugore wihangana uri strong. Icya gatatu namwigiyeho imico myiza kubana neza n'abantu gukundana no kuba abantu ibyo ni byo bintu bitatu navuga cyane nigiye kuri mama. Mama wawe ntabwo asanzwe umugore w'umusenzi nabibonye ibyo twaze tuvuga hari igihe umumama agenda akifata bitewe wenda na situation arimo cyangwa ubuzima agezemo akibagirwa ko hari abantu bamureba we uyu nguyu yabivuze yabibonye mu rugo rwe ariko buriya wasanga hari abana benshi b'inshuti ze wenda biganaga cyangwa ababaturanyi bitegerezaga uwo mumama bakabona bakumva baramukunze bagashaka no gutaramira iwanyu bakumva barabiryohewe cyane umuntu so umumama ni umuntu udasanzwe ni umuntu urebwa cyane twaje kubwira umudamu uri hano cyangwa umubyeyi uri hano ngo nubwo abo mu rugo rwawe bagushima bingana gute ariko buriya hari n'ababari inyuma benshi cyane hanze y'urugo rwawe bakwitegerereza basa nawe uracyafite mama ni ukuri uracyamufite nawe wadushariza akantu waba waramwigiye. ni ukuri ndavuga mama nta soni ifite ndashima na mama Jeannette turi kumwe nasanze amuzi mama namwigiyeho ibintu byinshi ndavuga bimwe byangiriye umumaro gukunda gusenga yari umugatolika ariko niba wundi ninjira yicara bakubita akaduhamagara twiza niyo yaba ari muri vacances haje abana b'abatonda bakuzi twese yaduhamagaraga mu cyumba tukicara hari indirimbo nawe atarakijijwe yakunda kuririmba ngo ntabwo ngiye kujya nigani mama arayikunda cyane yararirimba ukabona atwawe ahandi hantu ukunda gusenga ikindi nigiyeho mama ukunda umuryango yakundaga aho yashatse bigeraho bamubuzeho inenge ndabivuga nshize amanga nabo bazabibona kugeraho nyogokuru ari we mama wa papa yamubwiye ngo ntukire umukazana n'umwana wanjye Bego buntu yes naho papa yatashye mama aracyabana neza n'abana mu kazi baramuhamagara baramusura barakora ari mu muryango aracyari mu muryango icyo nicyo namwigiyeho byanafashije gushaka nkabana neza naho nashatse. Icya gatatu mama yari wihanga mama washobora no kuza ukamucira mu maso ntabwire papa agaceceka akabimira akihangana ni umuntu yihangana nakuze mbona mama yihangana. Ikindi namwigiyeho mama yari umuca bugufi mama hari abagore babona b'abadamu bacuruza udutaro mu isoko n'iki habaga hari umuntu ugiye kugira mariage akaza akabwira mama ati ndifuza kuzabera mariage mama akagenda akaba mariage aho abaturage bareba ukareba ariko agaca bugufi akagenda akaba ikiruta
byose rero akaba umuntu ukunda abakize n'abakene ariko cyane cyane yakundaga abakene yambikaga benshi n'ubu yagiye mu Rwanda hariho hari abo yafashije yari yakiriyetingaga ikintu gituma reka uyu muntu muvane mu bukene ngwino dufurire hari abakozi ariko abo bose abana babo bavuye nk'abantu bameze neza n'abo badamu iyo mama agiyeyo ntahaha ibyo bintu nibyo umuntu yarabaje ngo ariko kuki ukunda abantu bose kuki utishira hejuru angane hari rero modo nigiye niyo mwana wanjye akunda kumbwira ngo mamizi shakatarabaya baba kubera icyo yavugaga kubera ko nakuze mama senga n'umwana wanjye nawe nashatse baravuga ati uriya mama masengesho ibyo byose no kubona ko mbanye naho nashatse ndibuka njye no kurongorwa mama yambwiye ijambo rimwe gusa ubundi babwira ngo njya tuzashaka yarambwiye ngo ibyo wambonanye ari byo uzakora mu rugo rwawe hari icyizere yari yifitemo rwose uyu munsi ndi uwo ndiwe kubera hari umubyeyi nahagaze nkigiraho nta gitabo ibitabo birahari by'umuntu how to be a good mother or how to be a good wife but uko ntibisa nko kuba ufite amurire yambereye icyitegererezo nzarinda mpfa kandi nawe njya mbimubwira ntabwo birenze kuba mama wanjye she's my best friend Azira nawe uracyamufite nawe dusharinga ku ka experience wibuka kuri mama wawe mama wanjye ni umumama ukomeye cyane ni umumama ufite umutima ukomeye cyane ariko mbere na mbere ikintu cya mbere navuga gikomeye cyane ni umutima wo kuvuga ubutumwa cyane mama ari ikintu ndibabwira wenda cyajyaga kinera isoni kera twajyaga gusura ko kundi mwagiye muri visite nari nyiri umwana tukava hano tukajya nk'ibutare turi muri bisi ubwo tukajyana na mama ajya kubona imodoka igezemo hagati mama arahagurutse atangiye kubwiriza ubutumwa numva ndahita nihisha munsi y'intebe ntibambone ariko mama wanjye ahantu hose agiye avuga ubutumwa ejo bundi yatsekeje uburyo urumva hari ukuntu mama mu rugo dufite imodoka ariko yajyaga afata gutya agafata moto agenda ari kumwe n'umumotari ari kumwiga ijambo ry'Imana hanyuma babaza umumotari ati waguciye umutwe ngo hanyuma akaguriza iby'isi byose ngo wabyifuza cyangwa se wabyemera gati hoya gaturere uko utabyemera ni nako ukuntu Imana imeze uramutse ushatse iby'isi byose ukabura ijuru ni nkaho ugenda nk'uwapfuye ni nkaho waguciye umutwe utagifite ubuzima ariko walking dead kandi ufite iby'isi byose so mama ni umuntu kugeza n'uyu munsi ubwiriza ubutumwa ariko ikindi kintu gikomeye cyane buriya umenya ko urugo rukomeye cyangwa se mama wakomeye ndanashimira mama bose bareze abana bakarera abana nta mugabo uhari cyangwa se ubimenya cyane iyo ari uko umugabo urumva niwo mutwe w'urugo iyo ugize umugabo akaba ari umutwe w'urugo akagenda hanyuma mama agasigara aho ngaho aba asigaranye releve ikomeye cyane aba agomba gukavaringa aho papa yari ari n'aho mama akwiye kuba ari so akora double shift so papa amaze gupfa nibwo nabonye uburyo noneho akomeye cyane kurusha kuko twese yamikinze ashobora ko akomeza kuduhuza agakomeza buri kwezi tugira amasengesho n'abandi ko mfite abakamfa banjye babiri bari hano n'undi uri muri Belgique sister wanjye turi éparpillé n'abandi bakoze ubukwe ariko buri kwezi amikinga ashobora ko twese aduhuje tugasenga tukagira akanya ko gushima Imana buriya ndaza kuvuga cyane ku by'Imana kuko nk'uko yari bitwigishije nibwo buzima bwa mbere hanyuma agasitory gatoya narangirizaho mama akaba ari umuntu wakira abantu bose mu rugo rwe mu rugo iwacu twabaga turi abantu barenze kuri 16 twanadupse n'abana mu rugo iwacu uribaza kandi mama akaba ari stay home mom mama wanjye ntabwo yakoraga so my dad was the only one who was working ariko akahaba twese yatureze neza 100%
n'abatari abana yabyaye mu buryo bw'umubiri ari integrating muri famiye. Ubu ngubu turi benshi cyane, abo rero nibo bamutumira akajya muri US bakamwishyurira, akajyayo bakamwishyurira kubera ko yabareze bakamutetesha. navuga ibyo ngibyo. Mama Jeannette nawe waramwigeze nubwo atakiri ariko yari ahari ndakwegereza amushari kuko ushize aramubwira we birakurenga. Njye birandenga kuko mama wanjye yitabye Imana ari muto, mu buryo nari nkimukeneyemo, ndi umugore ugishaka nkiri mutoya mukeneye ku nama, ariko imyaka yose namumenye yari umuntu hospitality, n'abo bavindimwe mfite nk'umutantu uvuga ati iyo ngiye i Rwanda kubera ko mba nzi ko Angela atakiriho, hari iyo emptiness, hari iyo gap hagati. Kumva rero umuvandimwe w'umuntu avuga ati jyewe iyo uwo muntu atakiriho ntibari cyangwa ubuzima bwavuye muri jyewe, yari umuntu ukundana cyane. Ndibuka akiriho ndashobora kumubwira nti ma aya mafaranga nguhaye amafaranga ariko nkureho pourcentage runaka umpera abakene. Mama nubwo ayo mafaranga yaba yabaye make yarayafataga agakora wa murimo, yakundaga abakene. Umuntu wese ubabaye wamugezeho ubabaye ntabwo ashobora gusubira inyuma. Famiye ye ejo bundi umutante twaraganira arambwira ati ntabwo we yari umuhuza, ati twese twamakinga gashoboka ko duhuriye iwe, urumva. Ati rero ati kubona yaratuvuyemo hari igihe amavalere ya nyoko kubera ko uri umwana mumumenyereye aho mutabimenya, iyo amaze kugenda nk'uko umuvandimwe atubwiye hano, iyo amaze kugenda nibwo mumenya ko bya bintu yari afite no icyo cyonyine cyatumye buri kanya ubutwari gukunda abantu mu rugo. Natwe habaga abantu ukarana n'abatante baje babiyo bagusunika usaba abatante batante akavuga ko se iyi nzu yanjye ngira gutya ni retrouve. Urabona uvuye ku kazi ukiretrouve haje abantu bavuye iyo bandi bavuye iyo inzu urujuje ntabona aho akandagira. Kandi mu kera twaga abantu bafite n'amazu matoya, ntabwo ari nk'ubu abantu basigaye bafite amaterrain sport, ariko ubu utwo dukeya muri aho hantu hato akamakinga gashoboka ko abantu baje bakumva bari mu rugo. Rero izo valeur kuba umumama wo mu rugo, hari ukuntu natwe b'abamama usanga uri umumama ukunda kumenya udukuru two kwa bakanaka na bakanaka. Ese mwana wanjye uruwande, iyo yakubonaga ntiyakubazaga ngo uruwande, yabonaga uri umwana akagukunda naba mpari naba ntari, ukajya kumva mujene nanyuze iwanyu mama wawe ntamenye ngo uruwo kwa kanaka. Ese hariya byagenze gute? Kutamenya udukuru, kutagira utuntu tw'utugambo. Ikintu yangaga yari umuntu wanga umugayo cyane, akanga umugayo, ibintu bye bikaba ari ibintu bye, iby'abandi nyine mu buzima bw'abandi. Dushobora kuza gutangira kumubwira umugambo yavuga ati reka. Ndashima cyane kuba ni nabyo Josiah yavuze, abaturi bo ni ukubw'ababyeyi bato batureze. Nibwo umenya iyo uhuye n'umuntu ugira ubumuntu uhita umenya aho yaturutse. Nka Pasteur Deborah ukaba uzi nyina ukavuga uti namubonye usa na nyoko di. Iyi mico myiza ni iyo usibye no ku mubiri ukaba uzi ko uwo mwana ava ahantu mu bantu bazima. Ni ibintu bikomeye by'amavarire akomeye cyane. nanjye naramwigeze sindi bumupfubye bagira ngo kuko ndi kuri kamera ngewe nanjye mfite ibyo gusharinga. Nanjye abantu bose banzi banyegereye bazi ko mpora mugabo mukagashugi abaje leta arabizi n'abandi barabizi. Nkunda kwirata mama cyane. Ngewe noneho hariho mawi ntabwo namenye data so twakuranye n'umumama w'umupfakazi. Urumva ntabwo byari byoroshye ariko ntabwo nzi ukuntu yabigenzaga.
she was my hero kandi nari umwana mutoya ntabwo namutunze imyaka myinshi namutunze nk'imyaka nka 11 ngera ngo ntabwo namutunze igihe kirekire ariko yari muri iyo myaka mitoya ni nabwo tuba tubona ahubwo abantu ukabona ni igitangaza yari umumama udasanzwe icyo nibuka nanjye mu rugo hahoraga babyigana abantu abaturanyi abo yavanye muri orphelinat kwa Gisimba Gatagara hose yabaga ashakisha nubwo habaga abantu benshi abo muri famiye baje kwiga i Kigali bose bahitira mu rugo mama yajyaga abona n'impunzi muri biriya bihe bya mbere ya jenoside gato yajyaga abona n'impunzi ziri gutambuka akabahamagara ngo muze mwoge bana muze mwoge murye akabinjiza bibihiye nyine mwebwe mwimenye ne murabifite muraba murye muze murye bana arya yashati yawe uzana yashati bamwe mu bavari bakabitanga bidoga ko mama ishati yanjye nibwo nyigura bari bunyumve baza guseka ugasanga byose arashaka gufasha n'uwatazi n'uwazi ndabyuka twa dufite musaza wacu wabaga hanze yagiye kera njye sinari muzi ariko yamufeteraga anniversaire buri mwaka ngo ntabwo nzi iyo donc abasiribateri duturanye abo bana yazanye mu rugo n'ibiki bose bafitiraga anniversaire kugeza no ku mukozi wo mu rugo yarangiza akavuga ngo mbikora kuko ntabwo nzi aho umwana wanjye ari nuko abayeho sinzi niba arya sinzi niba aryama sinzi niba yambara ariko iyo ndi kubikorera abangaba mba nzi ko ibintu byose biri bugende neza aho ari kure aho ntamureba ati rero mujye mundeka mfashe abana b'abandi kuko ntabwo nzi uko wanjye abayeho so yari umuntu sinzi ukuntu abivuga ko ndabatubwira ngo murwanye uruhande niba bishoboka rya jambo mubane n'abantu bose amahoro hesama muri 2020 ndumva twagiye kumwibuka bampaye bible ijambo ryonyine risurimo naratangaye ni bibiliya yera kandi mama tumuzi nk'umukatolika imyaka yose twabaye ariko yaragiraga bibiliya yera akunda no kuyisoma cyane kandi atuje iri ibikorwa bivuga gusa afasha abantu agaburira abantu ababyaye bajyana kwa muganga agira ibiki ariko umurongo umwe wari usurinye n'uriya wo mu Baroma nyine uwo nguwo nyine uvuga ngo murwanye uruhande niba bishoboka mubane n'abantu bose kandi atorohewe murabizi bya mbere ya jenoside abantu bahigwa bagira ibiki ariko ugasanga arabana n'abantu bose amahoro nizo values nanigiyeho kutareba umuntu ngo mucyo ari cyo cyangwa ngo ufata abantu bose kimwe uri umukene uri umukire ube icyo uri cyo cyose uko uri kose njye numva uri umuntu ukwiye agaciro nizo values nanjye namukuyeho rero abamama ba kera kambe kuri mukagashuke kamubuze cyane ariko abamama ba kera hari ikintu bagiraga cyo kwitwa bagahuza muryango mwese uko mubivuze mubikurijeho gahuza miryango bafite ukuntu sinzi ukuntu babigenzaga bakiyaranja ugasanga imiryango irahura kubera we ntabwo nzi ukuntu babigenzaga usanga abana bo muri quartier Josia nta bana uzi bazaga iwanyu bakurikiye mama wawe bakurikiye ambiance iri mu rugo n'ibiki dusharingeho gato mu rugo nk'uko nabivuze hari amagendwa cyane rero twari dufite umurima ahantu bita ku Muyumbo ni mu mazi yego rero mama yari afite agakobora kera rero kuko yakoraga mu business women umumama ubuzi ko nyine ari bugume mu rugo cyane so yari afite business nyinshi akora ku ruhande hanyuma so ugasanga mama wanjye rero ubwo yari afite umurimo w'inanasi n'imineke so hari abana bari like a few blocks away ni ahantu bita mu Kabagari dutuye Kacyiru so mu Kabagari ni like nka 20 minutes cyangwa se metero 10 n'amaguru babona imodoka yimanutse babaga bazi ko avuye ku murima azanye bakaza bamwirukaga inyuma mama mananasi akagenda mananasi menshi kandi hari amananasi yo gucuruza n'iki ugasanga nyine yahaye abandi imineke ayihaye b'abana batoya nyine so iyo ntuza iyo value y'umubyeyi iyo umwana yibonamo
aragenda noneho nawe ikamubera lifestyle uburyo abamama ibintu bakoze batwimpakta usanga nyine byimpakta n'abana akaba ariko baba transformed ariko baba mu buzima bwabo kumva ko ariko bakwiye kubaho so iyi niyo example nayo naguhereza kuri iki kibazo abana uzi bikururaga iwanyu buri munsi mwiganaga kubera urukundo rw'umubyeyi especially nk'ababanyi nyine hari ukuntu babona umubyeyi baje muri urwo rugo akabitaho nyine akafata nk'abana ugasanga abana bisanzwe ugasanga bagusanze no mu cyumba ugasanga bari aho nyine nk'aho ari mu rugo iwawe so je byaranyigishije ariko nkiri umwana ngo nabibonaga ibyo sinagiye kubibona nkuze ndavuga wawe nyine nkabona ukuntu like babonye ko ari umuntu mwiza ko hari ukuntu umwana yisanzura abonye ukuntu umubyeyi ameze bakabona ni umuntu mwiza bakaza mu rugo bakisa nk'aho ari iwabo bye personally byaranyigishije mbona ko iyo umubyeyi iyo ameze imbuto nziza zirafekta n'abana be zikafekta n'abantu bari like around that area ugasanga nk'uko yabivuze ugasanga abonye nka Pastor Deborah akavuga wawe nari nzi mama wawe nyine amubonye akamubonamo mama we cause impact yagize so I feel like abamama nyine uko bagiye babaho byaratwigishije kandi biratwubaka tubigiraho like batubereye good example mama je ntabwo yicaye ngambwire muzamere uko muzamere nk'uko umeze oya ahubwo naramureberaho bigatuma nanje ngira isomo mu mutwe nkavuga wow not have to be like this woman kandi muri ibyo byose turi kuvuga bagiraga ama challenges cyagiraga bahuraga n'ibibazo ariko nta hantu wumva byigeze biza ngo bibe ngo bikubere umutwaro sinzi ukuntu biyarangaga bakabigenza hari ukuntu mama ari kunyura mu kintu ntabwo abikwereka nk'umwana aranyura mu bibazo ariko wowe nababa baje umuntu cyangwa nubwo yabavuye twavuga nubwo yabavuye gushobora n'umuntu it's an example wowe aje mukavugana ntabwo hari ukuntu umuntu arakara ukamenya biteye ku bandi so wo yarazi kagusekera nk'atakintu cabaye je bikanyuka nkabona ibintu yaravuyemo n'ukuntu yahise asekera wa muntu nkavuga wow that's a good example like ntabwo ugomba kwereka abantu bose niba ufite ibikomere niba ufite amahunzi ntabwo ugomba kubibereka ahubwo wowe niba uhuye n'umuntu musekere muvugishe neza yabyanyigishije no kubana n'abantu neza na Josias yabikomejeho akabona aha nibwo yabonye imbaraga z'umudamu nicyo gihe yarageze cyo kumubona yijimye akonje ariko nicyo yagiye yamubonanye imbaraga Josias hari akantu watubwiye umunsi mutahana mama mugeze mu Rwanda mwaje mu ndege n'umurambo ariko hari imbaraga wabuze mama we yagaragaje sinzi niba wakongera ukadusangiza mugeze mu rugo maybe papa yitabye Imana muri 2020 numva ari nacyo gihe papa wanjye nawe yitabye Imana wa pastor so it was a challenging time kuko bavuye mu Rwanda bagiye muri US baje hano bagiye muri vacation n'abantu babiri bakundana ni igihe cyo kubona time intimate kuko papa yari amaze juste à peine 2 semaines 3 semaines agiye mu bitaro atangira retraite so bahitamo kuza ntabwo bagomba kuza hano pour ça baza hano and then it happened dutashye mu Rwanda ubwo buri wese ikiyo cyari kiri kubera mu rugo ariko papa yapfiriye muri US bagomba kumuzana so byari biri challenging and buri wese ari kuba ati mama se azataha ameze ate buri wese abarengera mama ikintu cyanangaje twagiye kumufata ubwo yaje mu ndege irimo nyine yazanye n'umurambo wa papa bageze mu rugo akora ikintu gikomeye cyane n'igihe twari turi kumwe n'inshuti yanjye twari twabazanye agiye gukata ngo yinjire mu rugo inshuti yanjye gukata ngo yinjire mu rugo ngo ati mpagarara hano iwacu nyine ni ahantu hamanuka gutya ugati ngiye kuko nasohotse hano ndi kumwe na sheri wanjye ngiye kwinjira hano ndi kumwe n'Imana arapfukama amanuka guhera agenda ameze nk'ukambakamba ava hejuru amanuka asenga ati Imana ndaguhamagaye hano hantu
ntihazaba isoko y'agahinda, ntihazaba isoko y'ibyishimo. Wongere uzure icyapfuye muri njyewe, wongere unzanire ibyishimo. Asenga bikomeye cyane. Ibyo bintu maze kubibona n'aya marira nari mfite ndi kurizwa n'ikimamo kagakomeye gutya, you know? So izo mbaraga na n'ubu ngubu nyine ndazireba zikamba ku buzima bwanjye cyane. ijambo ry'Imana avuga ngo no mu bibi dushime. Yamanutse ashima imagine barakuzanye nk'umuvictim waje wicara hamwe n'utari umurambo, umugabo wawe mwajyanye ari muzima atarwaye, wajya kuhinjira ukahinjira ushima usenga, ntihazabikirira nta hazabigishije. Kandi ku kiriyo cya papa we hakijijwe abantu benshi cyane kubera imbaraga zose. Ndongera ko kantu icyo kintu ibyo ryari isengesho rya mama nawe ati ubwo papa apfuye kazuke benshi. Ku magufa ya Elisa bigeze gutaha umurambo urazuka, ari amagufa. Urupfu rw'umukiranutsi rujya ruzura abantu mu buryo bw'umubiri, bavuga ngo urupfu rw'umukiranutsi ni ibirori. Dusomere Proverbe 30 twumve iyo mubyeyi. ari akantu Joseph avuze n'umwangiza amarira mu mako mu kwikawusha nyine na pasiteri, ariko biba byoroshye byanyibukije mama apfa, papa apfa pardon, mama ntiwampamagaye ariko nigeze mpamagara gusa ibyo yarampamagara ambwira ngo bite umeze neza, nimeze neza, arambwira ngo uri hehe, abandi bari kumwe nande baravuga Joshua n'abandi icyo gihe, yarambwira ngo nagira ngo mubwire ngo usubire arangiye. Aho mama inde papa yari aritegura, umusaza wanjye yagombaga gufata indege agenda, mama nimba ntibeshye muri iyi nzu imenya yagombaga no kumanuka n'abwira mama aho yawe hafi abandi, ariko papa ntiyapfa. Ukomere mwana wanjye, so yagiye heza. Abantu bimana saa sita z'ijoro, ariko mama yarakomeye. Nabibonaga kuri videwo, yabaga akomeye birandenga, bimse bimpa imbaraga. Igihe papa yatahaga narakomeye, mama agahita araje. Abantu bazaga bazi ko bari gusange ndondarira, nabonye ukuntu mama akomera, ngomba gukomera. Arakivuze ni ukuri numva. Twibutse abantu ko atari yanarwaye. Ntabwo yari arwaye papa, kimwe na papa kandi bari n'inshuti na papa Josias, ku buryo byarantunguye, byarankubise, ariko niga gukomera. Uriya mama namwigiye iri jambo ndarikunda waryumvise rero naryigishije igihe riri mu Bacamanza 5 umurongo wa 7 ngo abatware ba Isirayeli ngo bari baracitse intege, ngo kugeza ubwo jyewe Debora nahagurutse mpaguruka ndi umubyeyi. Abacamanza baracitse intege. So abibona papa byari byabarenze kuko papa ari umuntu yamba byashobora kuri Father's Day ngo mvuge papa. Uzamuvuga. Papa yari umuntu ukunda iwamwiyumvira, yari umuntu ushakira ibyiza abantu, ukunda abantu, yumva waba atitaye mu mbabare ibinyenge, atitaye ku bwoko, atitaye aho uturuka, yaragufashaga. Famiye yabaye abo bavuka nabo bari bacitse intege, ariko mama arahaguruka ahoza abandi kugira ngo bamuhoze. We yaravuze ati simfakaye, nzi ko tukiri kumwe njye nawe, ariko iyo we niho yikomereje, aravuga ati Imana yanjye turi kumwe, Imana narayibonye abanye nanjye. Reka mbabwire kiriya kintu naho nicyo nigiye kwibarama imbaraga, gukomera no mu gihe bidashoboka. Kubera ukuntu mama urabona iyo turabona ibintu muri famiye, urabona sinigeze mbona mama niyo habaga utuntu tutameze neza, urabizi hagati y'abana mu kazi n'abana, sinigeze mbona mama amanurira,
sinigeze mbona mama atukana, sinigeze mbona mama agira attitude n'umunsi wa rimwe. Byaranyigishije n'igihe umugabo yarwaraga, umugabo agenda gupfa, nari inkomeye, nakoraga ibiganiro kuri Facebook, nkabwiriza ku mazumu yose abafite ibibazo mu ngo, umugabo wanjye ari hariya ameze nabi, nkajya kuri telefone ngasenga, nkarara amajoro mfasha abari hanze, abari mu Rwanda. Yari mu gihe cya covid urumva byari ibintu bigoye, ntiyibagirwa kugira ngo undi abashe kubona imbaraga. Rero yabivuze ndavuga nti wow, birasa twese hamwe dufite ibintu bimeze kimwe. Buriya niyo mpamvu abanyarwanda baravuga ngo akabura ntikaboneke neza. Nta ushumva itasi ishobora kumeneka, urabona ukuntu izi ngizi zimeze, izitasi zimeze kimwe, ariko buri mubyeyi ari unique. Rero iyo umubyeyi akabura ntikaboneke nyina w'umuntu, iyo ubuze umubyeyi uba utakaje ikintu. Papa yarapfuye, numva hari ikintu kivuye muri jyewe hari ikintu ntakaje, numvise hari ikintu ntakaje muri jyewe, kugira ubuzima nari ukuntu numvaga ameze papa akiriho siko meze ubu ngubu, honestly speaking. Yeah, so yankoraje abana numva baravuga hari abana b'abakobwa ndetse n'abahungu bataramenya agaciro k'umubyeyi. Ndashaka kubwira ngo uko ufite ubu mwanya ku buryo ufite mama wawe, umukunde, umwubahe, kubera ko na Bibiliya irabivuga ngo wubahe so na nyoko. Uyu munsi uramubona ukamusuzugura, ariko icyo biba nicyo usarura. Ibyo dukorera ababyeyi bacu nibyo natwe bizadukorerwaho. Hari ubona umukobwa twabanye i Burundi, twabaga quartier 6, yasohokaga hanze, mama we arwaye kanseri, papa we yaramutaye kubera ko yabonye umugore umeze nabi, arigendera atanahutana, yari umuhungu n'umukobwa. Umwana akajya hanze saa 6 zuzuye, agatuka mama we, hahandi hanze hose atuka mama we, ibitutsi nanjye nasubiramo. Buri munsi kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru iba mama wameze nabi afite kanseri. Tubaye aho tuza kwimuka tujya kuba Mutangano. Ikintu cyaje kunyica, twaje guhura mu Rwanda, hari umuhungu w'umusirikare, rero twabaga tugitaha, twabaga nawe perezida yabaga hafi yaho, twabaga ahantu hamwe. Noneho ikintu cyabaye ni iki, umwe mu basirikare bari barinze perezida wari uzi ikintu cyabaye, wa mukobwa araza ava i Burundi aza kumushaka, agira yubahuka mama w'umuhungu. Urabona hari ibintu dukora, kandi umuhungu aragiye ku murongo, cyane yaramenyereye kubikora mama we, arubahuka abikora mama w'umuhungu. Bashaka kubwira umuhungu ahise amwirukana immediately, kandi bari bagiye gukora dot na mariage. Rero uko twitwara bigaragaza uko ababyeyi bacu bitwara, uko turi mu rugo, uko ngewe Deborah nitwara mbere yo kumba pastor, uko nitwara nk'umugore w'umubyeyi bigaragaza uwo mama ari. Ntibazakubeshye, abakobwa twese tugaragaza, yaba umuhungu. Umupasiteri umwe yarigeze kutubwira ngo 99% y'uko umugabo yitwara bigaragaza uko se yitwaraga. Twaza kubisoma dusharinge nawe kuri mama wawe. Hari ibintu wambwiye ejo bundi bavuga ngo mama Jeannette ni wa muntu uri kwibaza ngo ndambara iki kubera ubunebwe, ndabuze icyo bambara, ahubwira yuware mfite udukweto twa gold n'agasakoshi kamamagare matayizanye mama atsoke abayimba yaguha byose kubera ko ibyo nabonye mama yari umuntu. Ndibuka hari inshuti ye magara, umukobwa aratwitira mu rugo, ariko nabonye ukuntu mama amufashe mu bihugu by'ubutwari. Aramubwira ati reka nkubwire, ntacyo, byose biragenda neza, ntacyo umwana ari butuburane. Ikintu abantu ba kera bagiraga,
bagiraga ikintu cyitwa urukundo no gukabarangana ukabarira washoboraga kuba uri umumama ukabugira inshuti y'umumama mugenzi wawe akaba ari umusambanyi ubizi ko ari umusambanyi ariko ntushobore kuba wanabicisha mu kanwa kuko uzi ko mama wawe uzi ko oya n'abandi bagenzi babo ntushobore kuba waza ngo mumuvugireho nabi terema ko ari inshuti ye magara terema ko mukavaringa byashobora kubateranya niba unamuvuze nabi kandi koko ibyo wamuvuga ubona ari byo koko ariko agakavaringa umwana aratwita nkabona afashe mu mashuka we yari yarabitse avuga ati waho ko mukera babikaga ibintu akayafata ati tugende umwana yabyaye umwana akaba nk'uwe so icyo kintu rero ndakigira cyane ikintu cyawe n'ikibazo kigize numva ari nk'icyanjye kikambuza amahoro n'akantu gato nk'ako uti ni uko twari tugiye mu bukwe usiba ibintu ndabona ko tumva ntakoze umusatsi nkumva naza ngo mbigukorere terema ko ari ibintu mba narabonye inshuti za mama zabaga atari nyinshi ariko yazifataga nk'abavandimwe be ibyo ni n'amabarere ugenda ubona nk'uko kwa mama de baravuze Bibiliya bivuga cyane abana b'abakobwa abana b'abahungu dimwe ababaye abuse na ba nyina hari ababyeyi gito ababyeyi gito bariho nimwumve tuvuga ba mama bacu neza hari ababyeyi batabaye ababyeyi beza suko ababaye abused iyo bumva tubavuga neza bavuga ngo bumva bya bintu rero nawe waratangiye kubera ibikomere byawe ndakwinginze kubera ko umubyeyi ashobora kuba yarabaye gito ariho arababyuzinga ariko yabaye abused ni patterns zisubira zikurikirana ku zindi it's the patterns brokenness hari n'ukuntu ubona umwana atuka nka nyina nk'uko yatukaga nyina wenda uwo mwana ashobora kuba yarahagiriye ibibazo mu nzu hariyo nyina aravuga ati wowe the very person you could have covered me and protected me ntabyo wigeze ukora wabaye umubyeyi gito wabaye faible wabaye passive hari nk'abana babaye abuse n'aba oncle babo ndavuga ku bana b'abakobwa akaba afite nyina akaba afite musaza we umwana akaza akavuga ati ma ati runaka yankoze ku ibere ntagire icyo abikoraho cyangwa se yahuye n'ibibazo ahubwo nyina akamufata akaba ari amukubita uranyumva aho kugira ngo abe ari umukavaringa abe ari umuprotectinga yumvise nk'abaye lonely bana mwagize ababyeyi gito mbasabye imbabazi sabiye ababyeyi banyu imbabazi ndababwiye ngo mubababarire namwe kandi mwibabarire ushobora kuba uri aho twumva tuvuga ababyeyi bacu neza ariko hari n'ababaye gito just kuko nabo bari baje baturuka ahantu hari nk'ababyeyi usanga bari abused kubera ababyeyi bacu ba kera ntibavuge agapfa agenda ntabiteho mukajya mubona mama wanyu ari weird mukajya mubona mama wanyu ntabitayeho nuko yabaga ari abuse ariko adashobora kubibabwira urabyumva kera ntibavugaga mukabona mama wanyu yabaye mu alcoolique mutazi icyabimuteye mukabona mama wanyu n'umuntu utukana uhora afite umunabi n'ibibazo byinshi agahora afite amabifu n'abantu benshi mukavuga ngo dufite muri complique namwe akabafata nabi ariko ndababwiye ngo nta kintu gituruka kuko imbuto uteye ahantu icyo uteye nicyo kisohoka ibyo bintu iyo mbuto nawe aba yaratewe muri we niba imusohokamo mumwumve mumubabarire mumwubahe kuko afite muri iyo position arimo ni umubyeyi at the end of the day yabatwaye amezi 9 arabatwara amezi 9 arababusing arababandona ndabinginze nongeye kubakangurira uwaba hariho hose usubiza amaso inyuma wibuke ko one day you will be a mother nabo bana uri burera wenda tuvuge ko utaraba umumada niba warabaye n'umumada wibuke ko nubwo uvuga ngo my children wabanjye
sinzabarera nk'uko mama yatureze ariko wibuke ko yakonkeje muri ayo mashereka ye muri ako kababaro ke hari ibyo wanyoyemo ushobora kuba utazakora the same thing ariko wibuke ko muri ayo mabere wayanyoyeho iryo bere kuko kurara adasinziriye kugutekerezaho nubwo yashobora kuba yarakwabyuzinze kubera ko nawe yabaye abuse mujye mwibuka ko dutanga icyo dufite at that time twari tugifite mubyibuke ko umuntu ni nk'undi later on usubize amaso inyuma yarabareze nicyo gituma Imana iraza kubavuga mama pasiteri araza kutubwira aha ni Imana ikangurira cyane abana kubaha ababyeyi babo ntabwo yavuze ngo mububahe kuko bazaba ari beza ababyeyi beza muzabubahe cyangwa ababi ntimuzabubahe oya yavuze ngo bose yatanze itegeko y'Imana itanze decree it's a law ibibaye a law utayikurikije hazaho umuvumo urumva uwo muvumo uwo mukobwa yagize it's a very good story mama mwumvise ko kubera akamenyero no kwabyuzinga nyina yahise yabyuzinga the very ahubwo Imana ishimwe ko uwo mugabo yamubwiye ati no atabaye passive ngo abe weak yamubwiye ati from now you're disrespecting my mother my own mother agaragaza agaciro afitiye nyina aramwirukana that was amazing kuko ni ibintu byaramaze byamukukiyemo akora rero agenda ahita kuri linya atagombaga kunyuraho ahahurira n'ibibazo rero niba wabyuzinga mama wawe uko biri kose ni ibintu bizana umuvumo mu buzima bwawe niyo wavuga ngo naramubabariye ariko ntumufashe kandi ubona akeneye ubufasha ni umuvumo mu buzima bwawe Imana ibambere umugisha ubuze ikintu buriya ababyeyi bacu twe dufite amahirwe muri minsi hari abapsikologa abakansara ariko ubu nta mukansara niyo wagiraga ikibazo mu rugo umugabo akawukubita arakubwira ati yewe genda niko zuwako urumva akagutwitira ku gikomere akakonsanya igikomere akakurerera mu gihugu akagukuza mu gikomere ni ikintu kiba kibabaje ariko reka nkubwire bonera kubwira ababyeyi bahuye n'ibikomere reka mbabwire ngo mukomere usanga hariho bamwe uretse no gukomera cy'umugabo agiye gushaka afite igikomere cy'uko se wabo yamufashe ku ngufu urumva icyo gikomere agiye yiyanze arashatse kubera ko bavuze ngo hoshi jya gushaka urumva abaye rejete kabiri yarafashwe ku ngufu ceceka ntazandukoze sonye ntazare kibitse agiye gushakana n'umuntu adakunze kubera ko bamurangiye nanone abayiki abaye rejete uwo muntu nabyara azatanga iki wavuze neza umuntu atanga ikintu afite nakonsa azako yareje uzayifata urumva ka kababaro azakaguha bya bikomere usange ubyaye ikindi igikomere exposant de double rero ubibaze naho ngaho niba usanga hari generation ivuyemo ba Jackie Chan ivuyemo ba Chuck Norris ivuyemo umva ari ba bantu b'ibihebe nka Ben Laden urumva generation igize kubera ko hari aho byatangiye kubera nta kuganira nta kwakirwa ugiye kubona abana b'abatalibani bose ni abantu barezwe n'abantu bakomeretse b'abatalibani ubyara umusirikare ubyara undi musirikare uzana abantu babaye abasirikare abana babo bakurikira kuba abasirikare so iyo ugiye mu talibani ntabwo muri talibani wabivuze neza rero ikintu nabwira babyeyi speak out dukunda guhisha ibyatubayeho ariko ujya gukira indwara arayirata
banza umenya aho wakomeretse numara kumenya aho wakomeretse wibabarire n'ugenda urangiza uganiriza abantu uzaba ubakije nta mupsikologo uzagufasha ndakubwiye nta binini bihari you are the solution of that problem imana ibahomugisha njye numva hari n'igaruriro buri gihe yabesi niwe ntangaho urugero muri bibiliya we yavutse kuri nyina we afite ibikomere byinshi cyane kumubyarana agahinda gakomeye cyane ariko yari amaze kuba mukuru amaze kuba umugabo ushyitse yumva ari n'umusirikare hari ariko ngo yari amaze kuba mukuru agera ahantu isengesho avuga ngo Mana iri zina ntabwo nkirishaka twari abezi mu buryo bwa gahinda ntabwo nkibishaka ibintu byo kwitwa gahinda ntabwo nkibishaka ndashaka ngo mpindure iri zina umugisha ndindi byago ntibikambabaze uvuga ngo ni umwana we warakuriye mu maporobeme umwana we wakuriye muri nyina w'ibikomere namwe murabyumva niba yageze ahantu avuga ngo Mana umugisha unyagurire imbago ni uko hari ahantu yari yaratinze wenda mu bukene iryo zina hari ahantu ryamukurikiranaga ariko nta myaka bisaba Imana nta hantu itagukiza ugeze ushobora gukurira mu rugo rurimo ibibazo bikamera nk'aho biva muri generasiyo zigukurikira ukuntu ariko iyo wishakiye Imana ku giti cyawe nka kuriya yabese yabigenje Imana hari ukuntu yeranje ikabigenza yamuhinduriye izina yamuhaye umugisha yamwaguriye imbago yasaba n'isengesho ngo ndinde ibyago ntibikambabaze ngo byose uko yabisabye Imana yarabimuhaye so nta hantu haba Imana itakura umuntu turi kuvuga abamama beza twagize ariko hari n'abagize ababyeyi bakomeretse babarera muri ibyo bikomere ni ukuri nkurikije ukuntu umugore atwita n'ukuntu abyara njya mbona nta mubyeyi wakanze umwana we pe ariko kubera bya bikomeye wabivuze neza ashobora kuba ari musaza wa nyoko wabyuzinze ashobora kuba ari umuturanyi byabanga rya kera bagiraga ryo gukavaringa kavuga ati cecekere ntubivuge noneho ugakorana icyo kintu uvuga ngo mama ntiyanyumvaga mama ntiyanyumvise kubera ikirere hakavamo icyo kintu cy'urwango ariko mu by'ukuri nawe siwe n'amasituwasiyo babaga barimo bose ndabivuga hehe ubundi ndajya gushoza urugamba ndarutsinda gute especially yabaga ari umumama uba wenyine so hari always ntuza nanirwa gute hari inzira yo kubisohokamo buri gihe Imana nta kintu itakomora Imana nta kintu itakiza Imana ishobora byose turi kubwira umumama hano ukijijwe n'udakijijwe turi kubwira umumama uzi ngo abo mu rugo mbafata neza abana banjye bambara neza ahora hari isuku byose ni amahoro umugabo wanjye turiyumvikanira akumva udukomere twatwibitsemo nta kibazo ariko hari abantu bamureba hari imyitwarire yawe hari abana iri kwafekita iki kiganiro twashatse kuvuga ngo umubyeyi ibuka yuko hari generasiyo ikuri inyuma ikureberaho uyu mwana ari hano nta famiye iri hano ari hano yaje kwiga nk'umunyeshuri ariko famiye ntiri hano ni twebwe areba sibyo shani ni twebwe areba nitwaye nabi ejo namugusha kandi we yarakuriye mu gakiza ameze neza nta kibazo ariko kuko ababyeyi bari kure akavuga ati aba mama nibo nzajya ndeberaho ndebe uburyo basenga ndebe uko bambara ndebe uko baseka ndebe uko baganiriza umuntu barebemo izo ndangagaciro niba aje hano nkamwima icyo kurya ataho baturiho mama yagicishije inzara hari ukuntu aba yitegereza umuntu kubera iki kubera ko ari hano wenyine shani nihe nama wagira umujene uri hano wenyine akareka kwigunga cyangwa kwigumana wenyine kandi hari ababyeyi yasanze mu gihugu kuko turabazi baza rwose agahera ahantu ukumva ngo yaraje ariko ntuwigere unamubona n'umunsi n'umwe kandi izo values yavanye wenda iwabo cyangwa atanazihavanye hari abantu bazifite aho hantu aje ikintu wabwira umujene ikintu cya mbere na kwinkarajinga umujene wose uri hano uri wenyine cyangwa ashobora kuba yumva ari wenyine icya mbere ni ukumenya Imana iyo umenya Imana hari amafruits bearing muri wowe kandi amafruits Imana iravuga ati ngo akantu bavuga ngo if you're in Christ you bear fruits but without Imana nyine hari ibyambo utazamera so ikintu cya mbere ni ukwegera Imana agasenga kandi akumva nk'aho atari wenyine koze ugiye mu Mana hari amahoro Imana itanga hari ibyishimo Imana itanga abo bantu n'abo bantu baza kumusura ahubwo atakura kwishima cyangwa amahoro muri abo bantu ariko iyo yamenye Imana hari amafruits imuha y'amafruits of the Holy Spirit akagera rwa rukundo nyine n'aho agiye mu bandi bantu agakunda abantu ariko ni ukuri ataramenya Imana hari ibintu byinshi bari kumisinga nshobora kubwira so icya mbere no gukunda Imana icya kabiri nkaba numva ko
ya paying attention kuri Holy Spirit ijambo iri kumubwira koza hari ukuntu usanga turi kwignoringa ijwi rya Holy Spirit ugasanga ari kubwira fata aka kanya usenge aho ugasanga ntabwo uri gusenga ugiye mu bindi ugasanga niba wagiye mu bindi bintu as a distraction ku Mana ugasanga Imana wenda yaje kukubwira ikintu ariko ugasanga wabiblotse kubera of the distraction cyangwa ibintu urimo so ikintu nabinkabecinga bose ni uko God has a good plan for your life kuba waraje hano ntabwo Imana izagutererana so niba waraje hano no gufiteho umugambi mwiza kandi nuko ishaka kugukuza ishaka there's a purpose nyine Imana igufitiye so nabinkabecinga bose kumenya Imana kuko Imana ubuzima budafite Imana n'ukuri ni nkaho nkuko Joseph yabivuze ni nkaho waba ugenda atanga utwo ufite nyine uri nk'umuntu wapfuye uri kugenda so the first thing is to kumenya Imana and to obey him abajene bakunda kuduhunga I don't know why iki kintu wagiramo abajene ntabwo ugasanga akubiswe n'ibibazo byaramumaze pe ni ukuri wenda ni mushya mu gihugu cyangwa hamaze n'igihe kinini aho ugasanga arahunga ababyeyi umujene nta kintu wamubwira koko mbere na mbere ndavuga kuri experience njye nagize Imana ngera hano wenda nari famille ari tantine wanjye tantine Ngode niwe mama wanjye wa kabiri muri Canada so ntabwo abantu bose bagira iyo chance yo kuza ahantu hari famille ariko inama ya mbere nagira abantu ikintu cya mbere ni uko utaba wenyine I've seen the greatest battle ya jeunesse umuntu fighting ko nanyuze muri depression yabaga ari ukuba uri wenyine cyane iyo ugize time ya isolation uri wenyine cyane witekerezaho cyane kandi hakaba ari ibintu udafiteho control hari ibintu byinshi tudafiteho control n'umwe wundi gutekereza ngo papa yitabye Imana bizagenda bite mfite control ki mukora yakongera kuba muzima ndi gutekereza ati nabuze iki ngiki mu rugo ntabwo ari amafaranga ahagije y'ishuri or whatever n'ibyo byose umuntu yatekereza uri hano ufite control ki cyangwa se ibyo kwicara aho ngaho ukabitekereza ukabimedita biraza kukubyarira iki atari agahinda so the more you take time ku isolating uri wenyine nibwo satani niho ahera akurwanya so dufite community nini cyiza nk'umuntu uri hano Edmonton no gushaka community naho utaba ari in person ugashaka amagroup ugenda muri prayers kuri Zoom just make sure you are with people ngende umuntu ukunda abantu cyane wenda ngende kuvuga ibyamfashije so ikintu cya mbere ni community kuba muri community cyane bikaba byiza cyane ari community isenga kuko hari community ujyamo kabiri bakujyana mu rumogi mu nzoga n'ibindi byose cyangwa ibyo byose nabinyuzemo mu bujani and ugomba kugira wisdom ugasenga Imana nk'uko yabivuze ugasaba Holy Spirit ngo iguhereze inshuti nziza kuko hari inshuti ujyaho ukagenda ugasanga uzi ngo wari ugiye gukira ahubwo noneho cya gikomere wari ufite kikikuba nka gatatu right so iyindi nama nagira abantu ni sinzi impamvu hano dufata cyangwa se community zavuye iwacu dufata ibintu bya therapy nk'ibintu umuntu ujya muri therapy ni umuntu urwaye ni umuntu urembye ni umuntu umeze nabi cyangwa se whatever I think hari ibintu byinshi African societies zigeze hano tukwiye gutangira kumenyera tukaba twajya muri therapy not because ufite depression cyangwa se urwaye no ugiye kwicara hasi ukaganira n'umu expert wasanga ko hari ibintu byinshi wagiye wirengagiza kandi byagufasha uramutse life yawe ikaba better ntabwo ari n'iby'abapagani n'abakristo they should go to therapy right so icyiza cya hano njye nageze ndababwira ibintu biri muri experience yanjye njyewe nageze ahantu mba muri basement ninjye nyine ndira nkabyuka ndira noneho ndimuka njya no kwibana tantine kuko n'ahantu nakoraga muri short park so byarangoraga kwitwita kwa tantine so njya kwibana ngera ahantu ngera noneho mpamagara suicide intervention here in Edmonton
It's real. It's Real. absolutely real. Yeah. Ibyo uvuze biri real. Mental health. Ikintu navuga ntunganiyeho mama cyangwa ntunganiyeho Pasteur Deborah uko wavugaga ngo abana baratureba ikintu cya mbere cyishe I think my community ni ugushaka kurwana cyane no kubaho uko twabagaho kera ntitwandastandinge ko twashiftinze tuva muri society imwe yakoraga ibintu differently yavugaga ibintu different tukaza tukinjira muri society ikora ibintu uburyo butandukanye ivuga ibintu uburyo butandukanye ibelieving ibintu bitandukanye twibagirwa ko turera abana bafite urukoba rwacu ariko mind ari uwamureze umuntu umurera 90 navuga kugeza kuri 95% the only time urera umwana wawe ni 5% ni ukubera ko umwanya amara ku ishuri twe turi mu burezi umukurerera umunsi wose ni uw'umunyamahanga wawe abana barerwa n'umunyamahanga nk'uko Josiah avuga twakagombye kujya muri therapy kugira ngo izo gaps kuva abana ari bato kugira ngo izo gaps tuzifiring kubera ko izo gaps zibaho rero hari umwana w'umuzu wawe wanamubwira no mu kinyarwanda ariko ntitukinababwirana anyways tubabwira mu cyongereza no mu gifaransa already that's a big gap wowe urakacinga up umwana arakwigisha ibintu utazi ibaze noneho byabaye byibiranduye you are now learning from your own children aho kugira ngo the children learns from you kubera iki kubera ko utandastandinze ko wowe uracyarera muri bya bindi bya cyane cyaka nimwicane come say hi to auntie say uncle to auntie you have to respect this you have to say that way umwana akakubwira mama did you not understand that don't you understand that I'm not those people you're talking about I don't even know what you're talking about hakaza iyo gap hagati aho kugira ngo uvuge uti okay ndiho ndarera umwana w'umunyamahanga versus nanjye ndi umunyarwanda cyangwa ndi umunyafurika aho naturutse hose hakaba iyo gap icyo nabwira ababyeyi nk'uko Josiah abivuze urabona nk'uyu mwana yaravuze ati ni igisebo no kumva ndiho ndanyura muri depression no one can understand me I can't understand them ntibashobora kutwumva nanjye n'abandi sinabumva nta nubwo ari na byiza byo kujya kubwira umuntu ngo nagiye muri droge slowly kubera izo gaps zihari mu rugo ahubwo inshuti zawe zo hanze nibyo abana twese twarakuze inshuti zawe zabaga ari wowe ababyeyi bawumvaga they don't get it kwanza wazina nambaye nabi ukasa umusatsi washyizemo ihereni mu zuru bata umwana ajyoyoyo noneho uyu mwana aragiye aribanye already muri iyo community surrounding ye bazi ko yapfushije se ari 20 umwana w'umusore ariga neza muri university ntagire umuntu umukurikira ngo mwana here come let's go talk umwana ngo amwifungure ngo ati I'm not feeling well amuherekeza baramuherekeza ngo ati here is the therapy ntabwo bamenye ko yapfushije n'abandi bakamusura cyane muri icyo kiriyo ariko mu kiriyo kirangiye because they do not know better bakamutaho umwana akagenda akaba ukabona umwana watangiye kugira utubazo runaka amasengesho ni meza tubatwikiriza amasengesho tubigishe inzira z'Imana kuva ari bato ariko hari ahantu bazagera wowe ntiwikontorore nk'uko wabivugaga there's so much we can control and there's so much that we can't control ndakubivuga mama tugizwe n'abantu batatu amen bigiye amarangamutima n'umwuka wera byose birakora ejo bari batwaze tubivuganaho
ibyo bintu byose ntabwo tugomba kubyirengagiza nk'uko twakijijwe dufite umwuka wera uyu mwuka wera turimo aranakiza akora byose ariko hari ibintu ubona wa mugani nk'ubwo adafiteho control ntabwo papa we ntiyari kuzuka kandi yari ababaye yari afite igikomere hari ibintu uvuzeho Josias bya terapi baravuga ngo society zacu ntabwo zibyumva ibyo bintu bumva ngo umuntu yagiye kureba umuterapeuta bakumva yarasaze zavuyeho bakabigira big deal dusharinge kuri iyo ntuza kugira ngo ukangure n'urubyiruko ushobora kuba ruri kubicamo kandi paneseseri mu rubyiruko n'abantu bakuru mu kiganiro cy'ubushize nahamagaye umusayikoterapeuta kugira ngo batubwire ibintu bibera mu mutwe w'umuntu atubwira uko ugenda uhura n'ibibazo byicecekana uburyo hari amapathways agenda amera ngo mu mutwe wawe agenda asinzira aravuga ngo ariko kuri age iyo ari yo yose ushobora gukuriyetinga wowe ukavuga ngo ndashaka gukira wareba terapeute wajya mu minsi mikuru wajya gusenga ibintu bikunezeza bituma ya mapathways yongera agira azamuka yongera abaho noneho bikakwevita bya birwara bya bitangiye kukwinjirana ukongera ugahumeka neza tubwire dusharinge ampe kuri experience wagize muri ibyo bya terapi kugira ngo ukangure n'abantu icyo kintu vraiment bahindure image bagifiteho so therapy ubwo nyine mpamagaye suicide intervention ati kabisa imeze nabi muricara baranganiriza tumara kuri telefone amasaha ane n'umuzungu amasaha angahe ni hafi amasaha ndaho ngaho ndarira numva ko ari nk'iyo umaze nk'ikintu kikubayeho hari ikintu kikubaho nta muntu ufite ububwire ko nunabwira n'abo muvukana cyangwa se na mama bose bari kunyura muri the same experience nk'iyawe so urumva ko n'ubundi buri wese afite agahinda tontina wanjye nawe nta mwaka umwe cyangwa ibiri ishize tontonje yitabye Imana na a lot is going on mama riri ararwaye nyuma y'iminsi mike yitabye Imana so it was a lot going on in the moment so uraho ngaho umeze nk'igiti kimwe usigaye none uri kwibana so nta muntu ufite ukwibwira so when you're not healed physically mentally nta kintu cyabasha gukora ishuri akazi ibintu byose birahagarara no kubana kuko ngiye ubuzima bwose bwarahagaze bujya on hold no ku kazi baranyirukana kubera ko namaraga nk'ukwezi namaze ukwezi ndabyibuka umutwe undya buri munsi nkora iminsi kandi mwaza nk'umunsi umwe mu cyumweru koze ntabwo naryamye naraye ndi kurira nkageza mu gitondo so therapy rero ukuntu yaje ni inshuti yanjye mfite inshuti yanjye yajyaga ikunda kunganiriza yitwa Divina nyine yize bya biology n'iki ariko yakunda kunganiriza ati you should go to therapy you should do this and that rimwe biranga nibwo nahamagaye iyo line hanyuma nza kugira Imana nyuma nza kubona akazi ariko still muri njyewe numva ko hari ikintu kigifungana then my work paid for my therapy nangira guhura n'umutherapist ngenda mubwira this is happening and umutherapist wa mbere ashobora kuba atari mwiza meze nko you should date therapist abantu batandukanye iyo nguyu ntabwo ari niba umuntu umwe ubonye experience itaniza ku muntu umwe ntibigutere change somebody find somebody else who's better and also biba byiza iyo ushakishije faith based therapist abantu musa nkaho muhuje noneho even the beliefs baragufasha cyane so umuntu wese ndi kubikubwira ko ari ikintu nanjye ubwanjye cyamfashije buriya nka gutya muhamagara hano ntabwo njya apfa kuvuga hoya kubera ko the more you open up the more the void iri muri weho igenda iba filled cyangwa se ugenda ukomera cyangwa se ugenda ukira so mu gihe uzagenda ugasigarana ikintu mu mutima wawe bizakubana byinshi noneho ushake kubisohora niko kwakundi bisohora mu kunywa inzoga mu kuba drugged and whatever ukumva ko wishimye but in the morning how do you feel noneho uravuga ati noneho nimugoroba nagiye namesinze up nakoze ibi ngiye hanarindi narwo nabyibukaga bamaye amavideo so biri kuba byinshi kurushaho ibyagakwiye kuba wumva ko byagagukirije
nibyo noneho bigiye kugusaza kwica at the point upfa. Mm. So nkeka ko mugomba kugira self awareness ukavuga ati ndambiwe situation ndimo, let me get out of this. Niba utaranayigeramo hari ibintu byinshi therapy kwigisha n'ibintu uba warumvise ko nyine nta kibazo biteye. Ndabereza example kuko amasaha nongeye kugenda. Ndabereza example no yanyuma ndangiza. Mu rugo nababwiye ko twakoze turi benshi 16 ninjye wa nyuma ninjye gushura twe 16 ubwo so 8 ubwo grand-mère amaze gupfa mvamo kwa mama ubwo n'abakuza babaga aho ngaho bose baje kuba mu rugo hanyuma turaduta n'abana so twari benshi. Ibyo ngibyo it's not a bad thing, ariko iyo ukuze uri umwana bose bakuze cyane ariko akundi nyine ntabwo unyura muri ya childhood yawe cyane bose bari kureba movie we nakushaka kuzana dessin animé you know n'abandi bafara. So hari akantu k'akavoid nako bigutera kubera ko hari ya care y'ababyeyi iriko eparpillé ku bantu benshi kandi si uko bakwanze ahubwo ni uko they have a lot of people that they have to provide for. So nagiye muri therapy ngenda niga n'utwo tuntu duto two gaps ko dushobora gutera ikibazo mu buzima bwawe. So it's not just because umeze neza or whatever that you should take it for granted. Go for it. You might find yuko hari utuntu twinshi twagiye tuba that wirengagije ariko bifite akamaro kenshi. Amen. For example nk'uko uvuze gutyo the love iri eparpillé cyangwa se itangwa handi. Ubundi umwana ushobora no kumubyara akava muri famiye nziza mukamuha buri kintu cyose. The fact ko ari na spoiled ibyo bishobora kumugiraho ingaruka. The fact kuri wa mu mama uvuga uti ende umusingo w'Amerika nizingeho abana bantu ukababuza kugira the freedom of choosing for themselves. Ibyo bishobora kubabera ikibazo lera on mu buzima bikababuza self confidence. Akumva ko adashobora gufata choice, adashobora gufata decision ze ubwe ku giti cye. Ibyo nabyo bikaba gap muri mind ye, bishobora kumubera handicap. Si ukuvuga ngo therapy n'igihe twakoraga ikiganiro bwa mbere therapy ntabwo ari abantu bari broken. Utwo tugaps nyine Josiah avuze tugenda tubuildinga a big void muri wowe, urumva espace iri vide muri wowe. Abana cyane ndavuga cyane ku bana bakurira hano. Abana ibaze gukura unose mu mwirabure urakura wowe lunch yawe bagushyiremo umuceri, inyama, bagushyiremo isombe cyangwa bagize gutyo. Urumva kuko nicyo babasha kwafodinga. Mama wawe nicyo abasha kuguha. Noneho kugira ngo wa mwana arebe ama lunch box y'abandi bana akabona byo birimo isombe n'imiceri n'iki akabihisha ntarye. Urumva already icyo kibuildinze a self confidence iri very kibuildinze nuza low self confidence ko kagapu bwako. Urumva abana we went to camping with my father. Urumva n'abana bato bari innocent. My dad and I we watch a movie so and so's movie blah blah blah. Akazana udutoyi kuko hari ukuntu baza bafite udutoyi ku ishuri ukabona n'umwana ari epanoui iwanyu ibyo bintu bitahaba. Ibyo bintu byose ni ibintu bigenda bitugira. Wigeze kutubwira mu kiganiro ko umukobwa wawe agiye kureba therapeuti byagenze gute? Umwana wanjye Emily yararebye aravuga ati mama na papa baratanye. Hajemo step dad, hajemo step mom n'ibindi bibazo ubwo yabaga ahura nabyo adashobora kunganiriza byagiye ari build up y'utundi tuntu uko yiyumva muri we. Aragenda ashaka therapeuti aravuga ati jewe I have to go see a therapist. Ubwo nawe yari yumvise wenda abana bigana muri uni bavuga ati you should see I went and so and so you should check out. Arambwira ati mati ndagenda ndayireba kugira ngo kandi byaramufashije umva cyane kugira ngo nihaza n'undi muntu muri relationship mu buzima bwanjye sinshaka ko izo baggage zanjye zizaba intambamyi mu buzima bwanjye. Ati for example ati ngende ukuntu interactinga n'abagenzi banjye
ati maze kubona ukuntu ngira aka kantu maybe nkunze kuvuga yes true iyo ababyeyi benzi banjye bambwiye tutukora ndavuga yes ariko narangiza nava aho hantu wenda ngasanga sindi umuntu ugira personality aka karagiteri ugasanga karagiteri yanjye ni umuntu ukunda kwemera ibintu yes nkemera na byinshi nkica bimwe ati ngasanga nabyo kuri relationships zanjye bizanzanira ikibazo ariko kujya kuri therapy ngomba kumenya aho ibintu byanjye bimwe bipfira cyangwa too nice akaba abantu baba too nice kuba too nice buriya biba bifite ikibazo nacyo kuba agiva too much giving ntukagire igihe uvuga uti no cyangwa wahura n'ibibazo ugasanga uri passive none se tubigenze gute niko byabaye nuko mugomba kubyifata ibintu twakuriyemo bigenda bihindura bishepinga ubuzima bwacu nicyo navuze ku muntu wumva terapi akumva iri kure cyane nta kintu wamubwira mu kwegerera abantu mu guha agaciro turukuriye n'abanyarwanda hano mu guha agaciro abamwegereye kamera buri Imana ikora kwinshi hari ibyo Imana ibasha gukora n'ibindi abana b'abantu babasha gukora Imana ijya gushiraho iyi kurve ya terapi ntabwo ari yobewe ko ifite ubushobozi rero nabwira abakristo ntabwo ibintu byose ari amadayimoni ntabwo ibintu byose ari amadayimoni kandi ntabwo ibintu byose ari amapepo hari ikibazo impamvu Imana yashizeho umuganga igashyiraho umuterapiste niko bakenewe Imana iba yabashizeho uzi ikintu cyatwishe mu mabare mbivuge nishake nzabizire twabaye abanyedini uzi abantu bajya bapfa kubera ko bavuze ngo Imana yambwiye ngo nakize sinzongera gufata imiti Imana yarinjije ku buryo itabonaga ko iyi miti ikenewe hari uruhare rwo kwizera hari ibintu bibiri hari faith na presumption ibyo bintu bibiri rero mboneraho kubwira abanyarwanda bari hano muri Edmonton arasiye irihagije wumva dufite resources dufite abatherapist dufite abasocial worker dufite abamama bakora mu mashuri nimuze mutugane ntimukarenzaho umva icyo urengejeho nicyo gisasu kizaguturitsa niko biri nicyo gisasu kizaguturitsa guceceka kwawe ikikwica ntikizaba kiri muri wowe wa mubyeyi we aho kugira ngo uzapfe upfe wenyine nk'umurozi kandi ufite abana hejuru yo gufite igikomere cyakurenze udashaka kuvuga uzagenda ushaka umuzungu basi umufungurire umubwire arasiye turi hano kugira ngo tubafashe dufite abamama bafite inararibonye dufite abajene bonera kubwira dufite abajene bazi Imana abajene turabafite muri arasiye dufite umuyobozi w'abajene ukora akazi kadasanzwe muri arasiye dufite abamama hano batazi icyongereza natwe twagiye tugipacapaca tukagenda dutera dupfinda cyangwa ko tukavuga basi ariko reka nkubwire wikumva ko imyaka yarenze dufite umumama Ingabe ashinzwe knowledge and skills ngwino twegere dufite Angel uhagarariye gender and culture muri arasiye twubaha umuco dukunda Imana turanasenga rero urakoze kubumpa iyo opportunity ndashaka mbwire buri munyarwanda wese uri hano turi umuryango nicyo kintu nabonye ikintu muri tugira turatabara rero nagira ngo mbwire ngo ntidushaka kuzaza watashye utuzana amafaranga kandi hari abantu bakagufashije kugira ngo udatahageka muzi ko abantu turapfusha batariho barapfa barwaye stress absolutely ndashaka kugira ngo bakangurire nimuze mutugane ndabwira mama ashyiraho nimero yanjye muzajya mu ikintu kitubabaza nuko turaceceka uzi ko ufite umuntu muri famiye yiyahuye kubera iki
depression isolation of course araceceka ntiyagira n'umuntu abwira ufite umuco umwe w'abanyarwanda ntiyandarika uriyandarika batavugira ibintu uwanze kuvugwa yahise kandi biba bigaragara rero biragaragara batameze neza iyo umuntu ahuye n'umwana wawe ari mu muhanda cyangwa bakumva umwana aragurisha droge biba byakureba byagiye hanze ubihisha utabihisha uhisha your state of mind in terms of ibyo bintu bizaba expose absolutely yes yeah ndasha imana ibahugisha dufite ababyeyi hano muri community bafite ama ministère dufite amatorero hano nimba utabiyumva uzatwegera mama Arlette arahari mama hano ba Josias bazakugeza aho ugomba kugera kugeza sibyo ngwino ariko ikindi kintu abana bacu uzi abantu bafite marital problem turabinginze stop fighting imbere y'abantu ndabinginze surtout muri community yacu umugabo aratuka umugore imbere y'abana umugore arasuzugura umugabo imbere y'abana mwakabyara niye shosho murahumurereka uzi ko njya nkora hari abantu bajya baza bakambwira babashe ngo uzagira mariage njyanye no there's no need yo gukora mariage absolutely brokenness marriage is headache kubera ibyabonye can you imagine uzi ko kera wagitangira kugira imyaka 18 ukumushaka kugira mariage ugatabimeje no kunzu yawe zabimeze ariko muri misa abahungu bacu n'abakobwa bacu abati nzibyarira ndera umwana nta buryohe na envie yo gushaka kugira mariage ndabinginze mwababyeyi ndabinginze nimba mushaka gutukana muzajye mwinjira mu modoka mutukane ibitutsi byose na bya bindi byose bigatukana nimurangiza mugire mu nzu muzi reka mbabwire ntabwo ari ibintu byo kwiyemera kandi imana niyo ntangamo sinigeze mbona mama atukana papa atuka mama wanjye imbere y'amaso yanjye ntabyo nzi batukana ariko sinzi mama yarabwiye ati twaragendaga tukigera mu modoka turaje bakabirangiza bakavuga ibyo bavuga bakagaruka ari abantu bagiye sinigeze nkura mbona mama yubahuka papa no njye nari nzi ko mariage njye kugira mariage reka babwira nari nzi ko nanjye nzagira umugabo nka papa voyage ambara amabiju agira ikintu ndagira ati mama mwaratubeshye ariko ndabishima imana atirisi byarakubatse byarakubatse rero mama niyemeza mubare mudakana kugera muri Canada ibikuraho umva umuco wacu na values zacu kuvuga ko twageze muri Canada ubaho ku mugabo niba ukora amafaranga menshi ntibigukuraho kuba umugore submit yourself submission umugabo twatwaye umwanya urazi ibibazo dusigaye dufite twumvise twagize amafaranga dutwara n'umwanya w'abagabo yes of course I'm educated therefore I don't need you abagabo nabo umugore wajya korera amafaranga menshi kubera ya self confidence igahita imanuka ugatangira kumwabusinga wibaza ngo because ko akorera menshi kundusha kubera complex stop it imana igumugisha at the end of the day ni umugore wawe kandi ibyazana ari ibyanyu urumva ikindi kintu wa mupapa niba ubona uri overwhelmed kuko birashoboka ko ushobora kuba uri overwhelmed n'amafagitire n'abana ukabona ntuzi kurera abana kuko nawe ntawigeze akurera shaka abantu bagufasha shaka abantu bagufasha talk nk'uko babwiye abo mugomba kuza kubona mama Deborah ari hano baba connecting n'abandi bagabo yego turabafite bagabo rero namwe mubona bikomeye bimeze neza abo mwabashije kuba successful byibuze nimwegere niba wumvise kwa kanaka yarakubise nk'umugore cyangwa wumva hari ikibazo gihari egera mugabo mugenzi wawe umuvuge hari igihe abagabo bavuga ngo we don't talk about things gusa uriya muntu ngo namutangira gute kandi atabimbwiye step up kora ikintu kugira ngo community ariho avuga yacu abanyarwanda tudahura n'ibibazo wenda abandi bahuye nabyo kubera ko batigeze bagira icyo bavuga imana igumugisha try to niba muje in the western world hari byinshi this is a ni terrain
y'indyankurye nitere udashobora kuvuga ngo I'm so educated therefore ndabizi naravoyagije nkiri muri Rwanda naragendaga this is a different game man different that this is a uyu ni ubundi buzima nibu rero aba bana bacu badashaka kurongorwa rero nibyo bumva nibyo babona nibyo abazungu niba umuzungukazi abana na boyfriend we bakagura inzu bakabaho bumva ko biri okay niba tumvikana ramuta hanze abyara umwana yibyarire turi muri Babylon ikora ibintu different so ninde uzabafasha baba mwabana b'abakobwa you girls boys don't think that all mothers are just African that don't get it. We do get it. Mama Deborah get it. Mama Harriet, she does get it. Mudusange tubaganiriza. Hari ikintu Shanice yakongera. Yaje ikintu ushaka kongeraho kuri icyo kintu ukuntu abajene cyane b'abakobwa bageze kuri stage bareba ingo bakavuga shaje ntabwo nzubaka nzakora bya bintu nzafata umugabo tubane tubyarabana ntabyo amayaje ibyo bintu kenshi usanga ari amagaps mu bintu banyuzemo zango banyuzemo ziwabo cyangwa ibyo bari kureba mu bandi mafamiye ugasanga biri gutuma bavuga ati natwe ntabwo tuzakora ibyo bintu ngo tugende ngo twubake iby'ingo biragoye ingo ibintu bibera ntabwo ushaka kubinyuramo ariko ukibagirwa ko nubwo mwabikora muri ubwo buryo still azaba ari urugo bya bintu bizaza ahubwo ikintu mbona nuko abantu basikinga therapy because before I didn't used to believe in therapy ariko ngiye ndumva amastories y'abantu banyuzemo bakagenda muri therapy kabafasha ndumva ko therapy is a big thing niba ufite ikibazo nta nubwo ugomba kuba umuntu ufite ikibazo like kwako nigoba nyene uri umuntu ufite ikibazo gikomeye ariko hari ukuntu utabuze n'ikibazo ufite ahubwo therapy kagufasha kumenya yakumenya like aho yamagaps utabunazi ko wari ufite gusa hari ukuntu usanga watinga ugasanga byavuye muri twa dukomeye twagiye turakura tugira uburi uyu munsi so I feel like kugenda muri therapy urimenya uburiwe ukimenya n'ikintu wahindura kugira ube like a better version of you apana bya bindi wagiye bya bindi byagiye birakubaka atari wowe ariko kubera like amagaps ari muri wowe akakubwira ubu umeze ubu cyangwa ukumeze wowe utaruzi ko ufite n'ikibazo ariko ugasanga uragifite so I feel like therapy ni ukuri ikintu umuntu wese yagira tugizwe n'umubiri amarangamutima n'umwuka ndakomeza kubisubiramo iyo mbonetse ikirenge njya kureba dogiteri w'umubiri n'amarangamutima afite abadogiteri kandi n'Imana bashyizemo ubwo bwenge n'ubwo bumenyi n'ibintu aho abapati bayize nkavuga ibi none ari kubwira njya mbyita udutsinga kuko iyo urebye umutwe w'umuntu ubona ibintu ariko hari abantu babyize babivuga nk'uko uvuga iki gikombe babyize Imana yashyizemo ubwo bumenyi nibo baterapeuti turi kuvuga ni ukuri barakenewe mu buzima barakenewe ni nabyo uvuze akantu bimutari Imana ijya kugira yashizeho abapsikologi bareba iby'umutima ashyiraho abakardiologi sibyo iby'abatwita ashyiraho abajenekologi iby'imitsi n'iki ashyiraho iki bano babita gute neurologist cyangwa aba kinesiterapeute cyangwa abakinesia buri kintu cyose niyo mpamvu uzareba habaho umuganga w'abana w'abagore ushinzwe abagabo n'amarangamutima afite bavuze kuri gender based violence cyangwa se violence yo mu rugo kugira ngo n'abajene badukurikiranye batagira ngo hari abagabo bose ni babi cyangwa se abagore bose ni babi hari ingo nziza hari ingo nziza cyane tutabamo gukubitwa cyangwa se imirwano cyangwa se iki so ngiye iyi nama ndayibwira cyane abantu batarashaka ni guma ku mavi usenge kugira ngo Imana iguhe guhuze n'umuntu utazagutera ibibazo iguhuze n'igisubizo cy'ubuzima bwawe nabaye mu muryango papa wanjye na mama wanjye babanye neza imyaka 30
kugeza ku munsi yitabye Imana Wow. bameranye neza 100%. So Mhm. imiryango myiza Ibaho. irashoboka waba waravuye from a family. My dad papa yari mukuru, mama we yapfuye afite imyaka 8, mama wa papa. So ntabwo yigeze agira ngo iyo nuza, ariko papa wanjye yari papa mwiza, nefe yari afite iyo void. So birashoboka yuko ushobora kuba warabuze umuntu cyangwa se warakuye muri famille y'abantu babaye divorce, ariko just the change starts with you. The change starts with you. Don't let the patterns y'imiryango yawe cyangwa se y'abasokuruza ngo ukurikirane. Take the chance, take the decision to change today, to change the course of your history. It can be possible. Yeah. Twaganirije abantu icyo twifuzaga ni ukuvuga ngo umumama akore foro zose zishoboka, ashaka ubwo bufasha bwose mwavuze, amenye ko generasiyo ziri kumureba. Ntabwo areba nabo mu rugo rwe gusa, ahubwo ararebwa n'abaturanyi, ararebwa n'abo mu itorero, ararebwa n'abakominote hanze aha ngaha, ararebwa n'isi yose. So wiyongeremo imbaraga. Pastor Deborah aravuga ngo uw'agaciro, Bibiliya iravuga ngo uw'agaciro. Abajene nabo ijambo ry'Imana riri clear, ubaye so na nyoko kugira ngo uzabeho neza kandi uzaramba. Ni itegeko, ntabwo ari choice Imana yatanze. Rero Pastor Deborah iri cyo ubwira abantu basezera, abantu dusengere umumama uri guca mu bihe bitoroshye, uri kutwumva kumva ibyo turi kuvuga, we nta nubwo abishyikira hafi aho ngaho. nagira ngo ngire mama wese uri udukurikirana, wabuze Imana utazi Imana, nagira ngo mbabwire ngo ibanga ryo kuba umubyeyi mwiza ni ukuba ufite Kristo. Koko Kristo yari muri wowe, ugira ubugwaneza, ugira imico myiza, ukagira urukundo, ugatanga n'amahoro, kuko Shalom aba ari muri wowe. Nagira ngo mbwire ngo wa mama uri hano utarakira umwami n'umukiza, haracyari ibyiringiro kandi haracyari umwanya ni nonaha, kuko ejo ntabwo duhazi. Iyi ni opportunité ndakwinginze kugira ngo ibi ngibi wumvise, kuba ababyeyi bacu barabaye bari bo, niko hari uwo bari bafite muri bo, natwe tukaba turi ababyeyi tungana gutya, tutari muri zanirindi dufite itabi tujya muri boîte, niko hari indangagaciro zituranga nk'ababyeyi bamenye umwami Kristo. Rero n'uwamumenye komeza icyo wahawe, ukirinde neza, kuko ibihe tugezemo n'ibihe bigoye. Iyo nibyo byiringiro by'ejo hazaza kuri twebwe. Byiringiro byacu, gakiza kacu, mwongere utagira usimeza, amahoro yacu, mubyeyi wacu, twongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe. Turagushimiye Mana kuri iki kiganiro kidasanzwe. Mana ubwanjye nanjye nize bikuye kuri buri muntu wese wavuze hano ngo mukunzi mwiza, turaserebra kuko waduhisemo, wadukunze, werekana ko turi abantu badasanzwe, koko waturemeye turi special papa. Niyo mpamvu washizeho uyu munsi wo kwibuka abamama. Mu izina riruta andi mazina yose gukomera, ndasengera buri mumama wese ufite ibintu bimurenze. Mana data waravuze ngo yemwe abarusha n'abaremere muze musenge ndabaruhure. Mana reka Mana muri uyu mugoroba wa none uruhure buri mugore wese uruhuranira. Ijambo ryawe rirambwira neza ngo harukurira kwararira umuntu ngo gake impundu zikavuga. Nusenzimwena aya masaha iri sengesho rigende rikore kuri buri mugore wese urimo kurira, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Wihebye umusubize n'imbaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubona ko birangiye, ariko icyo ngukundira mu bigaragara ko birangiye ku maso y'abantu riba ritangiriro ryawe. Yongera Mana urengere runo rugo rurembejwe. Mana data uko wamana Yesu yaturishije inyanja, ndakwinginze uyu mugoroba wa none databuja uturishe Mana igira neza ibibazo biri mu mago mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ijambo ryawe rirambwira neza muri Yesaya ngo nzongera kukubaka kandi uzaba wubakitse. Mana ngo tuzongera gusohokera mu ndirimbo z'amashako. Reka iri jambo risohorere ku mago mu izina rya Yesu Kristo. Indirimbo shamana zimanuke mu ngo databuja, amashimwe ahari induru havuze impundu mu izina rya Yesu Kristo. Ahari umwiryane Mana igira neza haveho Mana kumvikana n'urukundo. Ndagushimiye wera wa Isirayeli, reka tuzumva ubuhamya kuri benshi, kandi nzi ko uri Imana itagira inanirwa. Muri wowe witwa ndiho kandi ndashoboye. Urakoze kibirenge, umugisha Mana mama Glete, umugisha iyi televiziyo papa, uyagurire mu mahanga menshi.
reka ingo zikire, reka mani ingo zongere zubakike, reka abana b'abakobwa bongere basanwe, reka abasore bongere basanwe, reka imitima y'abenshi yongere isanwe, reka imfubyi zongere zisanwe, reka abapfakazi Mana, abasingle mothers, abasingle fathers bongere bahembukire hano hantu. Urakoze papa, ukomeze ubaha umugisha, ukomeze ubagure, ukomeze ubiteho, ukabitaho umurimo wawe, nawe ukomeze wite ku byawe. Urakoze kibirenge, tuguhaye icyubahiro kubw'umwanya mwiza tugize. Mana turagushimye Mwuka Wera, kuko ari uzasobanurira abantu, ugakora ku bantu kubw'iki kiganiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen.